abaduteze amatwi mwiriwe. Umushinga duhuze wa Radio International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Radio International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 55 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Mukamusoni yari yateye intambwe akabasha kwicarana na Foromina mu nama nyuma y'imyaka 27 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye. Ese mamenye intambwe nziza iganisha ku bumwe n'ubwiyunge baba barayikomeje? Reka mbareke mukurikirana igice cya 56 cy'ikinamico Shirimpumu. Muceceke twumvikane disi we. Zawadi no amahoro namwe ni muceceke mukanya turatangira inama. Munyihanganire gatoye. Hari umuntu mpamagaye reka mwitabe nzo tutangira inama. Allo. Nakumva mbwira vuba ndi mu nama ye. Kandi Zawadi narakubwira usaku rwawe. Daratumye mujyana amaducisha mwijije. Surabona utanteje abantu. Sike. Natwe twararushuwa amaho. Ubu se nitwe twanyine turimo kuvuga muri iyi nama. Urabona simbikanga umunwa tawerekeje mu gutwi kwa Janete. Ariko bariya nabo bihaye amenyo y'abasetsi. Aha. Icyo mfa nawe nukureba nibitakureba. Ariko se wa mugani wawe Zawa, buri abo bari mu barongorerana ibiki? Wabonye ukuntu simbikangwa atakikoza umugore we Margarita? Asigaye amusiga mu rugo kugira ngo abone uko agira n'agakungunurira mugore ngo ni Janete. Ariko se wamaho, wewe buri wakugira umugabo hagati ya Margarita na Janete, wahita monde. Janete nta mugabo utamukunda rega aracira. Nge mbona simbikangwa arengana. Ariko ibyo yigira byose numvise bavuga ko umugabo wa Janete atwara igikamyo cyarukururana, namenya kamuteretera umugore azamunyura hejuru. Ayo makuru se kandi wayakuye kuyatara kubi. Sundi Zawa, twebwe twashatse hano yicara abagabo tukicarana nabo. Waba kurahe ko mbona Janete yifunze simbikangwa na Safari nkabona nawe yifunze Kampire, kandi njye abo bagabo bombi nibo tumenyeranye. Ndamutse nshatse kwicarana n'umugabo nakwicarana n'umwe muri bo. None rero bose bafashwe, dutuze. Aha, kandi wa mugore mbona warakenyeye. Naho se mujyana ntabwo wari umugabo. Mujana amase kwa bahaguruka bya hato na hato mwavugana iki? Ni wowe uyoboye inama. Wagira ngo mutangiye gushusha igiparu akaba agiye kuyobora inama cyangwa agiye kwakira ibitekerezo by'abantu. Muceceke dutangira inama. Munyihanganire hari umuntu wampamagaye kuri telefone. Mbere na mbere ndagira ngo mbashimire kuba mwitabiriye inama muri benshi. Ni mwe amashimura yakwiye pe. Nkuko mubizi mu minsi yashize, yari bigoye ko dushobora guhura tunganuko. Cyane cyane iyo twabaga tugamije kuganira ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge abantu baraburaga. Urubyiruko rwacu rugize club duhuze rwaradufashije cyane. Niko twagize uruhare runini kugira ngo tujye tubasha guhura. Ndagira ngo nabo tubanze tubashimire. Harakabaho duhuze yasi yigera mu Rwanda rwacu. Inyuma muceceke twumvikane di. Mu nama zabangirije iyi twagiye twungurana ibitekerezo ku bikorwa twakora bigamije kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Igikorwa giheruka kuduhuza ni cyo kubakira umuturanyi wacu Mukamusoni ufite umugabo ufungiye ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi kubera uruhare yayigizemo. Twamukuye ahaga pe. Mukamusoni ntaho twamukoreye. Ariko utabeshe ubu kibitara muhirimyeho burundu. Nese ntaho twakoze. Wamahoro na Zawadi muceceke twumvikane. Nkuko nabivugaga rero Mukamusoni twamufashije kumusanira inzu yari igiye kumutembana. Icyo gikorwa cyagenze neza ndetse na Mukamusoni ndabona nawe yitabiriye iyi nama. Iyi karabu yazije. Yaje. Muceceke dukomeze twumvikane. Nkaba nagiraga ngo tuganire no ku bindi bikorwa twakomeza gukora kugira ngo intambwe nziza tumaze gutera itazahagarara. Ariko mbere yuko dutangira kungurana ibitekerezo, nkaba nagiraga ngo turebere hamwe umusaruro wavuye muri ibi bikorwa
yo gufasha abaturanyi bacu, yaba imiryango y'abarokotse genocide yakorewe abatutsi ndetse n'imiryango y'ababigizemo uruhare. Rwose nk'abantu tumaze kujya duhurira mu bikorwa bifasha bagenzi bacu kenshi, nagira ngo mwisanzure mutange ibitekerezo pe. Niko Jane. Ndakumva. Ubuse we nta gitekerezo watanga muri inama ra? Ndaje mbitekerezo ndaza kubitanga rwose. Inama ni ingenzi. Yewe nanjye reka yenze kugira uko mbigenza. Muceceke twumvikane. Ndabona Kamira azamuye akaboko. Wamaho. No bwambere Kamira agiye gutanga igitekerezo mu nama. Ndabona yazamuye akaboko pe. Ni number 1. ceceka twumva icyo avuga wa mugore we. Abantu bafite. Muceceke de Kamira umwanya agira icyo atubwira. Kami, tuguhaye ijambo. Murakoze kumpa ijambo, nagira ngo ngire icyo mvuga ku bikorwa dukora bigamije kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge bifasha bamwe muri twe. Njye nihereyeho, ngira ngo mwese muzi ubuzima nari mbayemo n'umuhungu wanjye Fisi. Twagiragaho dukinga umusaya, twirirwaga dusembera ibyo bikadutera kwiheba. Nibyo pe. Bari bababaje n'ukuri. Umva harakabaho duhuze. Yazi igihe yo kabyari hinguye. Kamira kuntu yahoraga yitangiriye itama. Duhuze irakabyari byaje inka. Muceceke Kamira komeza tubwire. Rwose n'ababeshye njye numvaga narihebye pe, nta muntu nshaka kuvugana nawe. Urebye nabanaga n'agahinda gakomeye. Nasigari isi gutuvuta tukamufa. Asa neza ma. Ukuntu yaramusa n'agatazisha. Kabiri gatohakiye. Yewe Imana ishimwe duhuze yewe duhuze iragahoraho. Yewe iyo numvaga abantu bavuga iby'ubumwe n'ubwiyunge, nkibuka ubuzima bubi mbayemo kandi hari ababigizemo uruhare, numvaga rwose ubuzima bwanze. Ariko aho mumariye kutwubakira inzu yo kubamo, murabona ko njye n'umuhungu wanjye Fisi natwe hari iterambere tugenda tugeraho. Ikindi kintu cyantunguye nuko muza kunyubakira, nabonye abantu bakomoka mu miryango ifite abantu bafunze, harimo n'abagize uruhare mu kwica ababyeyi n'abavandimwe bacu muri genocide yakorewe abatutsi. Rwose n'ababeshye njye ubundi nari narafashe umwanzuro wo kwimuka nkavinaha kugira ngo nazongera guhuza amaso nabo. Ibasiyo yimukaza wa. Nuko ni rabotike yabiduteza imbere. Naho gukopa abantu. Pima neza nta musura ntabwo yibdarake. Ntabwo yiba. Ariko abajijura mwacikiza twumva ibyo Kamira tubwira. Nari ngikomeza ariko aho mariye kubona abantu bose bafatanya bakaza kunyubakira inzu yo kubamo n'umuhungu wanjye, natangiye kuboho ku mutima. Rwose ubu nabonye ko nta gahunda y'umwe n'ubwiyunge ishoboka mu Banyarwanda pe. Arakoze cyane Kamire. Ubuhamya bwe bugaragaza umusaruro mwiza ukomoka ku bikorwa twiyemeje gukora bigamije kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Ariko wamaho uzi ko Kamire yazanye ikibuno we, asigaye yambara igitenge kikabona aho gifata. Ntigerina yarananutse cyane, cyangwa yabonye umugabo umwitaho sha. Wasanga Safari asigaye atanga iposho, dore ko nawe asigaye yarigize muswati. Cece kwa mugore watagira umva ayo mateshwa yawe. Wose ko bataratanga iposho wawe ntabwo uri umugore. Ese banyiteza nta makuru ufite. Nta makuru mfite. Umwaye hese. Abicaye inyuma bari mu zawadi n'abandi mujijura muceceke. Ushaka kuvuga ajya ashira akaboko hejuru tumuha umwanya. Nabona no wamahoro azamuye akaboko. Wamaho nawe usabye ijambo se, gusa ugiye kuvuga iki? Reka wa mugore we nivugire. Wamaho nawe tuguhaye ijambo. Murakoze kumpa ijambo. Nge mbere na mbere ndabanza gushimura urubyiruko rugize club duhuze. Nkuko mubizi umugabo wanjye numwe mu bagize uruhare mu gusahura no kwangiza imitungo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Simbika none se uramugore umugabo uramuzi? Umugabo wenda muzi da, ariko amakuru dufite nuko umugabo ashobora kuba yaraguye mu buhungiro. Ubwo rero nakomeje kubana n'ipfunwe, nahura nabo mu miryango yabo umugabo wanjye yahemukiye nkabihisha. Mu gihe abandi bishuraga imitungo bangije, nge natera hagati mu ryinyo nibwira ko ibyo bintu bitandeba. Nuko bibaho nyuma yaho umuhungu wanjye Karingana amaze kumva neza inyigisho za club duhuze, angira inama yuko twakwegera abo umugabo wanjye yahemukiye tukabasaba imbabazi, ndetse tukanishura imitungo yabo uko dushobojwe. Cyakoze mama Karinganira nkunda ko avugisha ukuri. Kabisa urabona ko dushobora guhindura imyumvire y'ababyeyi bacu. Mucece ko wamahoro akomeze. Ubwo rero nahise negera iyo miryango nsaba imbabazi mu izina ry'uwo twashakanye. Icyo nashaka kuvuga rero ntizimbye mu magambo, nuko urwo rubyiruko rugize club duhuze rwambereye itabaza. Murumpera amashyi rwose. Byari biteye agahinda kubona wagira ikibazo umuturanyi wawe ntagutabare, cyangwa se wagira icyo ukenera ukajya kugishakira ikantarange kubera ko mutavuga rumwe. Abo umugabo wanjye yahemukiye bari muri mubyeyi wicaye hariya hakurya Foromina twariyunze. Ubu tubanye neza mu mahoro kandi dufatanya mu bikorwa byubaka igihugu. Habanshoje ngira ntidushira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Murakoze. Muhamashyi w'amahoro nawe arakoze cyane kudusangiza inzira yanyuzemo ikamugeza ku bumwe n'ubwiyunge. Wamaho koraha
nuko uruvuze ijambo ryiza igihe wabereye utavuga kumbe wateguraga ijambo nk'iri. ariko rero nushaka ikanzu yanjye uzayigure, uzi ko hagurutse nkagira ngo buri wese arabona ko twite, kumbe iyi kanzu yanjye. umva kandi icyo dupfa byose utangiye kandi ni ibiki? Foromi, ndumva ubuhamya bw'amahoro bwenda kumera nk'ubwanjye neza neza. Nanjye nashakaga kugira icyo mvuga, ariko njye sinjya mbasha kuvugira mu ruhame, ngiye kubireka. Wigira ikibazo Mukamuso, niba ufite icyo wasangiza abandi saba ijambo rwose. Erega ibi birafasha cyane kandi bigatuma buri wese uri hano yumva ko ashobora kuba hari abandi basangiye ikibazo. Niko Kampi, ibiganiro nk'ibi rwose birafasha, sinzi impamvu bitatangiye kare. Uho tuba tugeze kure mu isanamitima. Yewe ibyo uvuga nibyo Safa, gusa natwe ntabwo twakwirenganya. Njye mbona biriya bikorwa duhuriramo ari byo byadufashije kubohoka umutima. Mu gice ndabona Mukamusoni nawe asabye ijambo, mureke tumutega amatwi. Murakoze kumpa akanya. Njye nitwa Mukamusoni, nka mfite umugabo wafungiwe icyaha cya genocide yakorewe Abatutsi. Mu gihe cya gacaca icyaha kimaze guhama umugabo wanjye, nahise nishyiramo umuntu wese wamushinje cyangwa watanze ubuhamya. Mbahaye nk'urugero rufatika, ubu hari hashize imyaka 27 ntarahura na Foromina. Ntashobora kwicara nawe nk'uko twicaranye hano, ntashobora kugera niwe. Wamaho imyaka 27 yose abantu badahura kandi baturanye cyane, ariko uzuguna imitima ya benshi yari yarinangiye. Birakaze pe, twagiraga isoni. Birarenze. Tudashobora guhurira ku mugezi, ku isoko cyangwa mu rusengero. Iyo twahuraga nkamubona nahitaga mwihisha. Kugira ngo mwumve uburemere bw'aya mateka, nari narahinduye idini kugira ngo tutazongera guhura ukundi. Ayiwe mbega simbika ko numva ubumwe n'ubwiyunge inamwa mukiri inyuma. Uzikura mubyeyi yiberaga muri gereza pe. Wabara n'icyo mubyeyi we. Erega umwe n'ubwiyunge n'urugendo rurerure. Gusa ubwo noneho twatangiye kwicarana tukajya tuganira no ku mateka ya genocide yakorewe Abatutsi. Rwose ni intambwe nziza, n'ibindi bizagenda biziraho. Abavuga muceceke nsoze ntago mbarambira. Nibyo nababwiraga rero kuba mbasha kwicarana na Foromina. Njye mbona ari ikimenyetso cyiza cy'ubumwe n'ubwiyunge. Gusangira urugendo rwanjye ruracyari rurerure. Uko mumbona sindabasha gutera intambwe ngo njye kumusaba imbabazi. Ngo ngwiki, ariko uriya mubyazi kwihangana koko. Buriya nabonaga yicaye iruhande rwe, ntagira ngo yamusabye n'imbabazi z'ibyo umugabo we yakoze. Kumbi cisha make ariko none se siyo mpamvu avuze ko urugendo rwe rukiri rurerure, aho guceceka twumva. Igitangaje rero nuko Foromina ari wateye intambwe ya mbere ansanga. Nkaba nanjye nagira ngo musabe imbabazi muhobere, kandi mwizeza ko umuryango wa Kimonyo nawe uri kugerageza gutera intambwe umusanga kugira ngo tumusabe imbabazi. Yo Mukamuso, rwose reka nguhobe. Murakoze cyane. Reka nshimire Mukamusoni na Foromina ku ntambwe nziza iganisha ku bumwe n'ubwiyunge bamaze gutera, kandi nshishikariza n'abandi bataratera intambwe yo kwiyunga nabo bahemukiye kwigihe hari iki. Ndabona na Foromina afite icyo ashaka kongeraho, reka tumutega amatwi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi, ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge twumvaga ko bitazashoboka. Gusa uko iminsi yagiye ishira indi gataha, abantu bagiye biyunga ndetse na n'ubu ntarirarenga. Murabizi ko genocide yankoze mu nda ndetse ikanampfakaza. Nyuma yaho rero bamwe mu bamemukiye bansabye imbabazi ndazibaha. Kugira ngo dukomeze kunga ubumwe n'ubwiyunge, twiyemeje kugira ibikorwa twajya duhuriraho. Ni umwitozo mwiza nshaka kubasangiza, ubwo namwe nimwumva hari icyo wabafasha muzawukora. Muceceke twumve, umwitozo ndumva ntaya amatsiko. Maze nanga ko umuntu bamuhaye ijambo arambirana. Ubu murabona turaza gutaha ryariko. Ariko wa mugore wabaye uti ibyaha byose ni ukwijujuta gusa, sindabona utanga n'igitekerezo mu nama. Gusa abaturage b'ibwera amahoro n'inyamitavu batangiye urugendo rwo kuganira ku mateka ya genocide yakorewe Abatutsi ku musozi batuyeho. Hagati aho Foromina we hari umwitozo yifuza kubasangiza mu rwego rwo gukomeza kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Ese uwo mwitozo wabaruye? Ntimuzacikwe n'igice cya 57 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse.
ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.